cyane noneho njyewe kandi namufatanya nka mama ubundi mu buzima busanzwe ariko yambwiye ko ngo ari we yambwiye ko yagukoye ku muhanda amakuru ufite ariko ubu turabura Sandrine nawe urabizi uri kundeba nta n'igiceri cy'icumi yama ntiyangura na ji y'igihumbi abambwira ngo noheri ngo genda Sandrine yo mbonye yarakiza ari guhita ase we kuki ushaka gufashwa we kuki utamugurira kandi yaragucumbiki ariko buretse gato Sandrine wari uyu munsi na amavuta yanjye yamukuriye atumaza kuri YouTube yari umukozi w'Imana ukora mu rwiherero hirya iriya mu bishokoro ariko kwa ko nabaye wari YouTube burya ngo iyo abantu babanye baranasa cyangwa amavuta arakururana amavuta ari connection ngo amavuta yakuruye mama wawe Sandrine bitumaza kuri kamera hanyuma se Sandrine nibukeneza yaje anafite ubwoba bavuga ngo ino subiremo akagira ubwoba bakamugendaho ndamwe ngo Sandrine hamwe wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina bakuvuga ukorera Imana niwe wamumasa ubwoba yego ahubwo ejo bundi ngurwa no kumva nari kuvuga ati wotamironi kwaje kwa pura kwanda na tuzimanyu yukaziningagura ti hasi hejuru ati mu kuburungushurana ariko gihe numva Sandrine biriya bintu yavuze nta kibazo kirimo kuko yararimo yigisha abagore uburyo bakwiye gufata abagabo babo hanyuma se reka dusubize Juste we wavuze buretse Juste wavuze ko Sandrine ari ukwicuruza ashingira kucyo ava ko yicuruje yigeze ajya kumucuruza Sandrine ni dodo Sandrine ni karoti z'injanda we Juste wowe Juste yaramuguze n'abandi hanyuma Juste mureke Sandrine umva hanyuma Juste yihakanye ko atari umuhanuzi inde Juste yavuze ko atari umuhanuzi yabivugiye yavuze ko atari umuhanuzi ngo ari content abakiriya none wasanga ibi bintu byo kurata amatako n'ikibuno no mu nda heza ha Sandrine nawe ari content Juste se ariko ko Sandrine ari content nabo Sandrine nawe wasanga ari content nubundi ni content na Juste niba yavuze ko atari umuhanuzi akaba yabihakanye Bibiliya avuga ngo muzatinya ibyo mutinya byamaze kubagiraho muzanyihakana mu minsi y'imiruka zaduka abahanuzi nk'abariya bamwe bazihakana Imana abandi bazayemera so bwa mbere abantu bihakanye Imana na Petero yihakanye Imana yambaye amaribaya y'abagore yateze n'igitambaro kirango ni igitenge Pastor Mutesi yamuhaye niko yavuze akimara kukimuha akikoresha miribaya biriya Juste ari kwigirana n'uwitwa Nabii mukuru yarabikoze yisiga intu z'abapa bitangaza hanyuma turimo tugenda tugana ku musozo niki gusa abantu bankurikiye kuri izi channel zitandukanye Sandrine ntabwo twabanye nk'umugore n'umugabo ahubwo twabanye mu ikanisa twabanye mu rusengero aragufasha arakugaburira uretse gato yarangaburira nanjye namugaburira mu byo bw'umwuka kuko amaye iby'umubiri nanjye nohereza isengesho amavuta aramanuka hanyuma amavuta yawe ayitazana na Feridina mu rugo bela sali enimanga usohoka Feridina yinje hanyuma uko urumva yanamuzaniye n'umugisha urumva ngenera habanjije ndasenga nkubitabazi mu bariruka umugisha urinjira mugira amahoro n'Imana n'ubukungu hanyuma turimo tugana ku musozo nyine Sandrine we niyitondegeye kubona kugira ngo ni hari abanyamerika n'abanyakanada bora hanyuma turi kugana ku musozo niki wasaba Sandrine nk'umuntu mwabanye nk'umuntu wagucumbikiye mu nzu nk'umuntu wagufasha akagukura ku muhanda nyuma kongera akakwirukana abonye Feridina niki wamusaba kugira ngo ubone umukobwa wakunze kuri mama Claudine none se Sandrine azamubya mama Claudine gute ko ari inshuti none se kuba ari inshuti mama Claudine na Sandrine bihuriranye hako yabikugira mu icyangu oya hape sindumushi vukanya mu majyepfo muhanga he ibutare umunyabutare n'uwanyaruguru cyahinda bahurira he sinzi nyaruguru we ariko ni inzira imwe mama Pasiteri ubu insengero zarafunze umurimo w'Imana uri kuwukorera he twebwe iwacu ntabwo badufungiye isengera mu itorero rya Revelation hano yewe ntabwo ndi umukozi w'Imana ese uri umupasitori bivuge nanjye sindi umukozi w'Imana uri iki sindi umukozi w'Imana hatazajya n'uzoja kwita umukozi w'Imana nje ndi umwana w'Imana Bibiliya avuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye domene sala w'Imana lebo shando w'Idarashi
cyari umwana w'Imana si umukozi w'Imana. Umukozi arakora agahembwa agataha akava mu nzira. Hanyuma se ushatse kuvuga ko abavuga ko ari abakozi b'Imana bafite ikibazo gikomeye. Urakora Imana se bayikorera iki? Bayikorera iki wa mugani? Ibatuma muri toilette, ibatuma kuvoma, ibatuma guteka, ibatuma umuntu ukiva ngo ndi umukozi w'Imana sinjya muza nawe wakorera iki Imana? Bireba ngo isi ni intebe y'ibirenge by'Imana, ijuru rikaba ari intebe Imana yicaramo. Isi yose n'ibiyuzuye ni ibyo Uwiteka. Uheraho mbwira ngo nabana ngo abantu ngo nabakozi b'Imana. Twe turabana b'Imana, turabo yaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Yego. Amen. Reka dusengera abantu dusoze. Musengera abantu dusoze n'ikirere cyahindutse. Mana yacu uri Imana nziza, isa umwami wacu Yesu Kristo, uri umurengezi mwiza, uri umutabazi. Tabara isi yose Mana, utabara igihugu, abantu bararushye bararemerewe. Uwiteka Mana ugabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa, kuko uri Imana ya Siremora talawiri yemerera Kristo Mana nyagwara ku ngoma ururutse Mana imitima y'abaremerewe kandi Kristo mwiza ukora iby'imbaraga Yesu mwiza utange Mana nyagwara ku ngoma imitima ikomeye turasenze Mana gakiza gafatika mu bantu kuko uri Imana nziza urengera abarwayi bari kwa muganga urengere Mana nyagwara ku ngoma babuze kuzara urengera amasengesho y'abera Mana we abagabo baragukeneye abakobwa baragukeneye abasore baragukeneye buri muntu wese talawiri binifudramandasire aragukeneye mu ruhande rwiwe nyemerera ukize uburwayi Mana butandukanye ukize abantu ibyaha ukize abantu inguma zo ukize Mana buri muntu wese Mana abari Canada Amerika Burundi Australia Norvège kuko Imana ijya yumva gusenga bari mu Rwanda Mana we bayobozi bo hejuru n'abo hasi bagire neza mu izina rya Yesu. Amen.